Uwiteka Imana yacu ni wowe data wa twese, ni wowe ugomba guhabwa icyubahiro, ni wowe ugomba guhabwa ikuzo. Ntawe waba ku iyi si data atagufite, ndetse data ntawe wabasha kugira ubugingo bwiza atagufite data. Nta n'uwabasha kuba yagira ahagana atagufite. Wowe data watugiriye inama nziza, ubwo wemeye kuza ukihuza natwe, ukicisha bugufi ku bwawe, si uko wari umuturage, si uko wari ukennye, si uko utari ufite imbaraga, ahubwo kwari ukugira ngo imbaraga zawe, ubuntu bwawe bwigaragarize mu bantu bawe. Data turagushima, buri umwe wese data uri kumva rino jambo, pfukamushima Imana. Imana ni nyir'ubutware, Imana niyo iguha ubugingo, Imana niyo iguha ubuzima. Ntiwabaho udafite Imana, ntiwabaho udatekereza Imana, kuko n'umwana muto ngo uzi gusenga, ngo Imana iramwegera, ngo akagendana n'Imana, akabana n'Imana kubw'isengesho yagize, kubw'uko yemeye kwihuza n'Imana. Ndasengera umugore uri hano wese, ndasengera umupapa uri hano wese, ndasengera umusore n'inkumi uri hano wese, ndasengera umwana mutoya uri hano uri kumva rino jambo. Data wa twese uri mu ijuru, wamanukira mu mitima yabo, ubimikemo urumuri, ubimikemo urukundo, ubimikemo kugira neza, kugira ngo aho bagenda hose izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imibiri yabo ibyapa biranga izina ryawe, kuko icyo dushakaho ni ukwera imbuto nziza, ni ukuba abana bawe data nk'uko wabidutoje. Genda gusenza nshikamye data, kugira ngo ubashe kuduha imbaraga data. Twebwe abana bawe dukeneye imbaraga, utaduha imbaraga ntitwabaho, utaduha imbaraga ntitwatekereza neza, ko turabizi ko ari wowe ushobora byose. Data buri umwe wese ibibazo byose ashobora kuba arimo, Nyagasani wawe mukuramo data. Niwe wenyine wo guhindura amateka ye, niwe wenyine wo guhindura ubuzima bwe. Uri uwera wo mu ijuru, uri uwera usumba byose. Data tugusenze dushikamye data, iri sengesho dusenze data ribashe guhuza ibirere data by'abantu bagerageza kumva rino jambo, ubahuze n'ibyabo data byanyazwe, kuko niwe data mugaba. Ubakuremo imyuka mibi data ishobora kuba barabiterereje data. Mana nyir'ijuru n'isi, buri wese indwara yari arwaye nayikoraho data yikoresheje ikiganza cye, uba ari nk'aho wamwinjijemo amaraso yawe data. Iyo ndwara yose irimbuke, irigitishwa amaraso yawe data nyir'ijuru. Turakwizera ko ibi byose ugiye kubikora, nk'uko wadusezeranyije data kudukunda, nakugiye kutugororoza amaraso yawe, nakugiye kutugoroza urukundo rwawe. Ndababwiza ukuri bene data, nimuhagarara mugasenga Imana mushikamye, nimuvuga izina ry'Imana mwemye, Imana izagendana namwe. Icyo ugiye gukora cyose banza Imana, kuko Imana niyo isumba byose. Imana niyo izakugeza ku by'isi, Imana niyo izakugeza ku byo mu ijuru. Wowe wenyine nta mbaraga ufite zo gutsinda umwanzi Satani. Ibiguhiga ni byinshi, urupfu ruraguhiga, abarozi baraguhiga, abapfumu baraguhiga, kuba bamaze kubona icyo uri cyo
bamaze kubona Imana ikurimo, ariko ubwo wihuje n'amaraso ya Yesu Kristo, kwemeye kuba umwana w'Imana, kwemeye kuba urukundo rw'Imana, Imana irabana nawe. Abo bose ntacyo bazakugira, bazaterana ari we bateraniye, ariko ntacyo bazakukoraho data. Imana izateranurisha izo ndimi zabo, Imana izabatatanya, ariko kugira ngo yimikishe urukundo rwayo mu bantu, izazamura urukundo rwayo, izazamura imbaraga zayo. Niyo mpamvu wowe uri hano, mureke turebe icyo urukundo rumaze, kugira ngo wowe urugira urukomeze mu mutima wawe. Tariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 2024 ni umunsi wa gatandatu w'ibyishimo, ni umunsi w'umunezero kubumva ijambo ry'Imana, ni umunsi w'ibyishimo ku bantu bemeye guhura n'Imana. Niwemera kwihuza n'ikirere cyawe, niwemera kwihuza n'ibyawe, Imana irabana nawe, Imana irabiri kumwe nawe. Wowe unyumva urahiherereye, pfuka musenga Imana nonaha. Imana iri kumwe nawe, Imana iri kugendana nawe. Ari urupfu watarutse mu nzira, ariko ibyo ntiwabimenye. Nuza gutekereza neza, uraza kubona ko Imana yitaha butari gutambuka, ariko kubera Imana byose byabaye. Ni kubw'urukundo rwayo. Imana tubwiye ati kundisha umutima wawe mugenzi wawe, umukundishe n'ubwenge bwawe bwose. Icyo gihe uzumva ko ari ikiremwa cy'Imana, icyo gihe uzumva ko nta kintu na kimwe kimuruta, ahubwo asumba ibindi byose, kubw'uko afite imbaraga z'ikiremwa. Ariko wamuremye ni umuremyi wa byose. Niyo mpamvu ugomba kumukunda, kugira ngo ubone ijuru ni ukukundisha mugenzi wawe umutima wawe wose. Nta by'uburyarya, abantu tugira uburyarya, ariko icyo Imana ikeneye, ikeneye umutima utabogama, ukeneye umutima ushikamye, umutima ukomeye. Ndababwiza ukuri bene data, kunda Imana. Mana tubabarira ibyaha byacu, kuko data twebwe utatubabariye twajya he? Dukure mu menyo y'abasetsi data. Hari benshi bishima ariko tubabaye, hari benshi banezerwa ariko turi mu bibazo, ariko kuko uri Imana niwe ubasha kubibamo, niwe ubasha kutwitangira, kuko uri Imana nyamana. Ndagushimiye data, ndagushimiye Mana, kwemeye kumva aya marira y'abana bawe, kwemeye kumva amasengesho y'abana bawe, kwemeye kurekura imigisha kugira ngo ibaganeho. Data ndagushimiye, Mana ndagushimiye, kubwa buri umwe data wimikishije mu rukundo rwawe. Urukundo rwawe nta kibiruta, ruruta byose, rukora byose, ruhindura byose. Uwemeye kugira urukundo nk'urw'Imana, akundisha mugenzi we muri byose. Nubona utangiye gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, uzamenye ko Imana uzaba uri kumwe nayo. Mureke dusome isengesho cyangwa yenda isezerano ryo gukunda icyo ari cyo. Ni itegeko rishya ryo gukundana. Amaze gusohoka, Yesu aravuga ati, noneho umwana w'umuntu urubahirijwe,
kandi Imana nayo yubahirijwe muri we, kandi Imana ubwo yubahirijwe muri we, nayo izamwubahiriza muri yo ubwayo, kandi izamwubahiriza vuba. Bana bato, ndacyari hamwe namwe umwanya muto cyane. Muzanshaka, kandi uko nabwiye abayuda nti aho njya nimubasha kuhajya. Haleluya! Namwe niko mbabwira ubu. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane. Haleluya! Mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye, nimukundana. Imana isezerano iduha n'itegeko iduha ni urukundo. Bene data, icara wisuzume, uvuga ati ese urukundo Imana iri kumbwira, ese niko ndi mu mutima wanjye, cyangwa mo kimwe nduwirobeka? Hari abantu tugaragara inyuma uko tutayimo imbere, kandi Imana ibasha kureba umutima yacu. Ndakubwiza ukuri mwene data, wowe utabasha kugira urukundo muri wowe, Imana izagushwanyaguza imbere y'abantu. Imana ntizaguha ibyiza byawe. Ibyiza uzi ko biba hano ku isi gusa, ariko Imana yo mu ijuru izi uburyo ibitanga, kuko niyo itanga byose, kuko niyo ishobora byose. Ariko wowe mwene data wanze kumvira Imana, wanga kumvira n'abakozi b'Imana ngo uzihagararaho. Ese watsinda urupfu? Ese watsinda umwanzi Satani? Watsinda abapfumu se? Ariko nubwo wabagannye, Imana izagukoza isoni imbere y'abantu. Imana izagukoza isoni. Mwebwe abanyamahanga, badiaspora mutwumva, namwe baturage b'u Rwanda mutwumvira mu Rwanda ku birere bine by'u Rwanda, ndababwiza ukuri, kundisha Imana n'umutima wawe wose, ukunde mugenzi wawe n'umutima wawe wose, ijuru rizaba riri kumwe nawe. Imana izamanuka ari wowe imanukiye, izamanukirwa kurwanirira, kuko wemeye kuba uwayo, ko wemeye kuba umwana wayo. Nanjye icyo mbaraze ni urukundo. Mukundane, ugire ijoro ryiza.